Nizere komeze neza cyane ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru ibabaje, ni inkuru ibabaje by'umwihariko ko bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko nanone ni inkuru ishimishije kuri bamwe nyine bumva bitewe nuko bashakaga kuyumva. Nuko nguko yigenze. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutegetse ko uwitwa Pazoman, uwitwa Nesto, uwitwa Uzabakiriho Cyprien ndetse n'uwitwa Xavier bafungwa iminsi 30 y'agateganyo mu igororero rya Nyarugenge. Bakaba ariho mu gipereza nyine rigikomeje cyane. Muri abo bose mu bantu batanu mu bari bafunzwe cyangwa se mu bari bari gukurikiranwa, uwitwa K John we urukiko rwemeje yuko agomba gutaha agasubira mu rugo akajya imuhira. Ni mu birego bigiye bitandukanye nyine Jihad, mu birego bitandatu cyangwa mu birego 9, ariko ikirego nyamukuru cyari kirimo ari icyo gusakaza amashusho ya yampano. Rero nuko bigenze, nuko obihagaze. Ni Eminyawe Empire. Uyu yitwa umutinganyi Jihad, akaba amaze kuba yaburanishwa cyangwa se urukiko rwisumbuye cyangwa se rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rumaze kuba rwasoma urubanza rwiwe, aho bari kuregwa gusakaza amashusho ya yampano ari kwirongorera umugore wiwe. Ibi rero bikaba bimukozeho, bikaba bitumye agiye gufungwa iminsi 30, dore ko ari byo bari bamaze iminsi baburana bavuga ati byashoboka ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo Jihad ashobora kuba yaburana ari hanze ari kwidedembya, ariko ntabwo byaje kuba byabakundira kubera ko harimo umwe watashye gusa. Umwe niwe yatashye muri batanu baregwaga. Murumva ko ni ibintu bitari byiza cyane, kandi Jihad niwe muntu wari ufite izina riremereye muri abo bantu bafunzwe uko ari batanu. Jihad rero yari muntu wikundira kuganira cyane, ariko agasetsa cyane, ariko ashyiramo n'akantu ko kuba yakabya mu biganiro yakoraga. Bikaba ari nabyo byatumye abantu bakomeza kumwitwaraho umwikomo, bavuga ko abangamira ubwisanzure bw'umuntu ari kumuvugaho, bikaba byamugiraho ingaruka, dore ko iyo agiye kuvuga ntago ajya ahagarara kuvuga. Rero uyu musore ndumva siwe wabona, kubera ko abantu benshi yagiye abaha urw'amenyo. Ndakeka agiye kubona uko isi iteye nyine agomba kumva buryo ki uburyo yavugaga abandi bikamubabaza, n'ubu ngubu akaba asanze fata ku mavuta ari mageragere, bakaba bagiye kuba barya ibigori bari kumwe barimo barasangira. Ubu rero Jihad wa undi mari mumenyereye bifite uruhara na bwa bwanwa bwiwe bagiye gushyira mu rwembe rwose bamukatagure, arware ibihushi, yewe arwaremo n'inda, kugira ngo aze kumva neza ko icyaha kiryana. Uyu mugabo rero yampano yaje kuba yatanga kino kirego nyuma y'uko imboga zari zimaze kuba zirasara TikTok iba TikTok, WhatsApp, abantu benshi bagenda bahererekanya iyi video, dore ko nubwo turi kuvugwa cyangwa se turi kuvuga ko uyu musore Jihad ndetse n'abagenzi biwe aribo bazize iyi video, ntago aribo bonyine, kubera ko harimo n'abandi RIB izagenda ikurikirana kugeza bageze ku muntu wa nyuma. Rero hagiye havugwa ibintu byinshi cyane, ndetse n'abatangabuhamya bagiye batandukanye, dore ko uwo bita Semuhungu yaje kuba yatanga ubuhamya agaragaza ko iyi video yayibonye, ariko kuba yarayibonye yayeretswe n'uyu mugabo Jihad. Rero yakomeje avuga ko njyewe ngomba kuvuga uko ibintu bimeze,
ibintu uko bimeze ni gutya, njye video narayibonye, ariko naje kuba nayarikwa n'uyu mugabo Jihad niwe ugomba kuba wabikurikiranwa. Rero Jihad yashinjijwe n'abantu benshi, harimo n'uwo bita Njuga, ndumva twarakozeho ikiganiro. Yahamagajwe agiye kwitaba RIB bitewe n'uko nawe yari ari mu bakekwa, ariko ntago yigize ajya gushinja nk'uko bamwe bari kugenda babivuga ko yashinjije Jihad nawe mu kuba yarasakaje amashusho. Yabisobanuye rero aho abanyamakuru bari barimo baramubaza bamubwira ati ese ni ukubera iki wagiye gushinja umusaza ko wamubonye yohereza video cyangwa se video yayikoherereje. Njuga aravuga ngo ntabwo njyewe nigize nohereza video cyangwa se ngayimpereze, yayinyeretse muri telefone yiwe. Icyo gihe njyewe yampana akimara gutanga ikirego, RIB yahise impamagaza nanjye njya kwitaba, barambwira ati tubwire rero byagenze gute kugira ngo video igere hanze. Njuga aravuga ati ntabwo njyewe nigeze mbigiramo uruhare, gusa njyewe nabonye video ari Jihad uyinyeretse, ntabwo njyewe yigize yimpereza muri telefone yanjye. Nanone hakaba hari undi mugabo cyangwa se umusore wamanagingaga ya mpano mwagiye mumwumva yitwa Pazo. Uyu Pazo yamumanaginze amezi arenga 8 video nkuko byagaragajwe cyangwa se babivuga. Video yafashwe mu kwa kabiri, ejo bundi mu kwa 8 video imahita igera hanze. Rero haba Pazo ndetse n'abandi basigaye, ariko umuntu umwe wenyine niwe watashye. John niwe wagiye ajya mu rugo akazajya ajya kwitaba kuri RIB uko bazajya bamukenera. Jihad rero yifurije abantu benshi ibintu bitari byiza, aririmba ngo imipuri ngira arikoze ngo muri Kigali ku Nyarugenge yagurumanye kubera imipuri. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo ubu agiye gusangira ibigori, niwo bita fata ku mavuta. Ubu bagiye kuba barimo barakina igisoro ndetse n'amakarita ariya imageragere. Ibi ni ibintu rero abantu benshi bavuze, ndetse ikaba ari na kesi ikomeye cyane kuko ishobora kuzatwarwamwo n'abandi bantu bagiye batandukanye, kuko iperereza riracyakorwa. Mutaza kugira ngo Jihad n'abo ba Pazo nibo bafashwe bonyine. N'amavideo tugenda tuyabona ku magroupe ya WhatsApp. Hari groupe ya WhatsApp Jihad yari afite ngo yitwa ngo abashuni mbari mu nyonyo ngo abashunga ibiki. Iyo groupe nayo abantu benshi bayirimo. Jihad ngo yabakaga amafaranga kugira ngo iyo video abashe kuba yayisangiza aba members b'iyo groupe. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye nimba abanyamakuru dufite kandi bakomeye banakunzwe, yewe abafite izina rikomeye cyane, kubera ko Jihad ni umwe mu bantu ba hafi ba showbiz nyarwanda mutaza kugira ngo amenyekanye ubu ngubu. Twagiye tumubona yitereka muri Siboradari, akora amakuru y'imyidagaduro, akora amakuru agiye atandukanye, ariko nanone abantu benshi bakaza kuba bamukundira uburyo yitereye, uburyo yivugira, bikaba ari byo bikurura abantu. Abanyarwanda rero bahombye umuntu ukomeye cyane, munamusengera kugira ngo atazatinda hariya nibura iyi minsi 30 y'agateganyo ari kurya hariya imageragere, azayirye nibura abone ibimenyetso bimushinjura, ubundi asohokeyo amahoro, atazamera nkafata ku mavuta. Rero hatagize ikintu gihinduka, uyu musore ashobora kurya nibura imyaka iva kuri 2 kugera kuri 5, ndetse n'ihazabu y'amafaranga atari makeya. Urumva ko abantu bari gukora content zo kuvuga amakuru kuri YouTube bakagenda bagaharabika abantu, ndetse bakanasakaza amavideo atemewe,
agize icyaha, urumva ko ari ibintu bigomba kuba byabakuraho cyane. Mwakoze rero kuba mwadukurikiye, njye nitwa Tsinda, iyi ni YouTube channel yanyu, mukore subscribe, mwandike igitekerezo cyanyu kugira ngo mujye mubona amakuru agezweho 5 kuri 5. Murakoze cyane, ndabakunda.